ariko Neri muri no minsi ko mbona imyitwarire yawe itameze neza. Utese garafure. Maze iminsi njya gusenga gusiga ngaha. Nkategereza yuko uza. Nkahe ubasigaye mu biki? Ariko se no gusenga bisigaye ari itegeko. Ngo si itegeko? Okay. Nkanjye mwarimu w'itorero bigomba kuba itegeko. Ariko umaze gukura nta mpamvu yo kujya ufatira ibyemezo uko wiboneye Imana. Uvuze ngo iki Neri? Wanjije wese? Aha ngaho wani wawe. Nutemera ibyo mutegeko uno munsi uzajya kwibakira urwawe. Kwanza ejo dufite amasengesho. Mu butayu sinzakubura. Vanessa mvuko. Ariko ibyo ubukora sibyo. Gusenga n'uburenganzira bwa muntu bro. Ahubwo gusenga si uburenganzira, ahubwo gusenga n'ubuzima bwa buri munsi ku mukristo. Ubwo rero numva uramutse udasenze no gupfa wapfa. Sigara aho ngaho dore ndagiye. Ngiye gushaka abandi dutegura umunsi w'ejo. Ubwo nawe usigaye witegura. Rego uranze ubishyizemo. Gusa ejo nzaza humura ntarebe. Nzi neza pe ariko shu ntukiboneka cyane nka mbere. Sha ntaboneka nese ko ufite garafure rero umupasiteri aba yankaniye byadabiye. Kose nkawe ibogari nemera uracyakangwa n'ibyo? Ceceka sha byabaye fose ko nzajya njya gusenga buri munsi na nijoro. Yewe banejo afite ubutayura. None ubwo uragira ngo nanjye simeruka kujyayo? None se ejo wazaje tukajyana. Uzi ukuntu byaba ari byiza. Yewe byari bikwiye ariko sindajya muri mudi yo kujya gusenga. None se ejo wazaje tukajyana niba unkunda koko? Nzaza kuko ngukunda shu. Urabona wamburana iki? Nta kibazo ejo tuzahurira aha ngaha tujyane nta kibazo. Bye bye. Bye. Love you. You too. Ndamani karite danje. Yes, Bofre. Ariko kijemba naguhamagara na bongo. Nzanira ishati niyambare nigende dore amasaha yanjye. Nkuzaniriye se ko ufite menshi. Nzanira ishati y'ubururu. Nzanira ishati y'ubururu vuba dore amasaha yanjye kandi barantegereje. Okay. Haleluya. Amen. Nikos. Ishati yeruka guterwa ipasi.
urangaha nk'umuntu wanjye umariza ku buryo nakwambara ibintu bidateye ipasi. ahubwo se ujye muri ya materaniro. Ngiye muri ya materaniro ahubwo reka ngire vuba vuba niba abakristo bagomba kuhagera. Sawa rero. Reba witonze kugenda manze nkubwire. Arabona iki se noneho ngufashe iki? Ibuka ibyo twasezeranye. Harya zimwe byo mu butayu se? Ibuka bimwe twasezeranye ko utagomba kuhabona. Ndabyibuka. Dore ndagiye ariko uze gucunguza uburyo umwete nimba hari n'uturimo ufite gukora ahangaha hakiri kare ugire vuba vuba kugira ngo tutaza kubabura. Ese wagiye wijirisha ukanamanuraho? Uyu munsi oya ariko wa mwana we, Satani sigara gufashe muri ino minsi ugomba kuza tukagusengera bya nyabyo. Umva se Neri Ndakumva. nzanira niyo Bibiliya nayinyibagiwe. Ntereza kabisa. Iki ni igitabo cy'ijambo ry'Imana tugomba kuzajya twitaho cyane. Yego mukobwa mwiza. Cha, nataka himo na wandi ikigwari kabisa. Ni byiza amakuru yanjye. Ni fresh kabisa. Kuri ku cyangwa se? Gusa hari ibirenzera, njye ndabona nta birenze. Ni ukuri walayi. Ni ukuri wanyemeje. Wateza n'impanuka kabisa. Reka nawe gukomeza gukabya. Nateza impanuka ne. Urabona ndi ikinyabiziga? Nturi ikinyabiziga ariko uri kirangaza mani. Ahubwo mbwira aho uri kujya ndebe ko twerekerana. Hari umuntu ngiye kureba ngo twerekeze gusenga, ahubwo se nawe waza tukajyana. Keretse narabiteguye ariko ndabona turi mu cyerekezo kimwe twagenda. Hari icyo bitwaye se? Twajyana. Ese uru rukundo ruzasobanuka? Ese uru rukundo twarugurana iki? Ese uru rukundo ruzasobanuka? Ese uru rukundo twarugurana iki? Utagukunda utagushaka yava hehe? Abasore bose kuwafashe bugwate kwanditse ku mutima gwanjye mbiza asabye ikaramu. Sheri, kumbe nurakaye bigenze gute? Nisheri wawe. Ntarakara si bimbona ni ibiki. Ariko Neri nagorwa. Gute se? Urareba ngo uransuzuguza imbeba bigeze hano. Ariko ubwo ninde uri kwita imbe wa musenzi? Hari yindi se atari wowe wari uri kumwe na sheri wanjye. Dore uko gasi. Ariko urasuzugura pe. Uyu mfata ukitwe mu imbeba utabanje kwireba urumva nta soni. Isoni igize ikimana. Kari mwebwe bavuze umuhinzi yihingira ibisambo bikamutanga gusarura. Ndagusaba kugarukiraho kuko nibwongera turabona. Ariko Neri nagorwa. Buso urabona ari nde warenza amavi. Ngaho komeza urebe ibikubaho. Tubirebesha umugabo wari. Ariko se Sheri, wari turibuka ko tugiye gusenga. Uzajya kwiyubakira urwawe. Kwanza ejo dufite amasengesho mu butayu sinzakubura. Vanessa mvugo. Ariko ibyo ubukora si byo. Gusenga n'uburenganzira bwa muntu bro.
ahubwo gusenga si uburenganzira, ahubwo gusenga ni ubuzima bwa buri munsi ku mukristo. Ubwo rero numva uramutse udasenze no gupfa wapfa. umva uko ngiye gusenga nashira akabambujije ubundi mba nkweretse bro. munyereka iyo ureba nabi mba nkubagira ibisiga ngo nawe ufite ngo za mashirira ngaho ni mwahora. ariko shero urebe ukuntu uriya muginga yarangize, njyewe n'amasengesho sinyiyagiyemo, ngiye kukurangira ahantu yabereye, ugende ugiye ntabwo njyewe unasengere kuko mfite stress. sheri ubwo koko uhinduye gahunda? nabihindura urabona najyana stress uriya muginga neye, ahubwo ngiye kukurangira ahantu hari ubutayu, ni kuri rya shyamba ryegereye amazu meza ari harya ruguru. sibyo ugende ugiye unasengera ugiye mu gukurikira. reka twakira umuntu usengera umuvugabutumwa wacu kugira ngo tubashe kwizigwa mu zindi mbaraga n'Imana ibashe kumuha ijambo ryo kutubwira ari imbere yacu. reka dusabe umukozi w'Imana Beyonce aze dusengera Imana. amen. mucyo bugufi dusenga Imana. Mana ishobora byose warasarariye, wakoze kuturinda kandi ukaturengera, akaba waretse tukagera hano mu bufite amahoro. habwa icyubahiro, tugushimira ibyo wadukoreye byose, ndetse uduhe umugisha wo gukomeza twinjira mu mbaraga zawe Yesu Kristo. tugushimira ibyo wadukoreye byose, ndetse tukuragisha n'ibiri imbere. umuvugabutumwa ugiye kudusengera kugira ngo umuhe kuvuga ubwiza bwawe, ndetse umufashe kuvuga ibintu. Haleluya. amen Amen. amen Amen. amen. kugira ngo twumve ijambo ry'Imana n'umutima usukuye, mureke twicare ho gatoya ubundi dutege icyo Imana yadurarikiye kugira ngo tubashe kunyurwa. no kudushimira. Amen. amen Amen. amen. Ndashimira Imana yuko umwanya nk'uyu nguyu w'amasengesho wo kwiriza ubusa, yuko tujya tuhabonera imbaraga, yuko Imana y'ingiye yararitse kugira ngo tubashe kwigana ijambo. Haleluya. amen Amen. amen. Nitwa Pasiteri Izayi, nkaba na mwarimu w'itorero rimwe na rimwe njya mbasha kwigisha urubyiruko nkamwe. Haleluya. amen Amen. amen. Kugira ngo dutangire ikigishwa cy'uno munsi. Ikigishwa cy'uno munsi cyerekeranye n'ibishuko akenshi tugenda duhura nabyo umunsi ku munsi. Amen. amen. Ariko mu mbaraga z'Imana tukabasha kugira gute? Tukabasha kubitsinda. Haleluya. amen Amen. amen Amen. amen. Ni iby'igiciro nk'urubyiruko nkamwe muba mwemeye kwitanga mukaza kumva ijambo ry'Imana kugira ngo mubashe kugira gute? Mubashe kugira aho muvoma imbaraga zizabatunga ejo hazaza. Amen. amen. Haguruka Kennedy, haguruka ngwino hano. Haleluya. amen. Uyu no mwana Kennedy muramubona? Muramubona? Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Amen. amen. Uyu mwana ni intwari cyane, aba yasize iwabo agasiga papa we agasiga mama we n'abakuru be akaza gusenga kugira ngo abashe kubona imbaraga. Nge gahunda zanjye zigarukiye aha ngaha. Iri ni ryo jambo Imana yari yabashije kumpa kugira ngo tubashe kurisangira. Reka nakire umuyobozi wa gahunda akomerezeho. Imana ibahe umugisha. Haleluya. amen Haleluya. amen. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha watusangije ijambo no munsi. Imana imuhe umugisha, imbaraga, amavuta n'ibyo yifuzaho byose. koko ese nk'ubu koko aba ari he?